Nongeye kubasuhuza abakurikirana ibyo nkora uyu munsi rero natinze mu magambo kanze mbereke apu. Iyi apu bita Dribbble AI cyangwa se Dribbble AI. Igufasha kuba wavugisha amafoto akavuga neza nk'abantu kanze mbikwereke. Ikintu ukora iyi apu ujya muri Google Play Store ukayisacinga nk'ibisanzwe ukayidawunirodinga ikiyesitara, wamara kuyesitara ukayifungura ugakoresha email ukinjiramo nyine ugakoramo akawunti, warangiza ugahita ukanda ku kamenyetso ka purasi ukaporodinga ifoto wawemereye megabayiti 500 ugacunga ko, ariko uko ugenda uzikoresha niko bakubarira. Kanze mbikwereka mu kanya, reka manze gusobanurire. Ndumva ibisigaye byoroshye, icya mbere ni uko uyimenya. Kanze mbikwereke biri seriye, wandike no muri komenti niba hari icyo biragufasha cyangwa bigufasha. Wakoresha nk'abaperezida, ibyamamare, kuzamura cano yawe ukajya uvuga amagambo bakayasubiramo, ariko witonde ushobora gukoresha abaperezida cyangwa se abandi bantu badakoresha ibintu ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, cyangwa se kuba wafata umuyobozi ukamuha ibintu utazi biri aho ngaho. Witonde uzajya ukoresha abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nk'abahanzi, abakomedi. Ibyo ngibyo nta ngaruka byakugiraho, n'inama naguhaga kugira ngo bitaza kukubera ikibazo. Nkubwira ngo kora subscribe, uyibuke. Abayikoze ndabashimira cyane, n'abakurikirana ibyo dukora kuba mufashe uyu mwanya mukareba ibintu by'ingenzi mba mbagezaho iteka ryose. Ndahari kugira ngo mbafashe. First, icya mbere apu urayimenye, icya kabiri urayidawunirodinga, kwinjiramo ni nk'ibisanzwe. Ikindi ni uguhita waporodinga akavidewo ugakuye muri storage yawe ya telefone cyangwa se muri gare wafotoye, warangiza kugashyiramo, noneho ukirikodinga, noneho ugahita ubihuza na ya foto, noneho ukakaporodinga nyine ukakakomvatinga, noneho ukagira ute, ugahita ukanda start play, noneho ya foto yawe igahita ivuga ibyo ushaka uyiharora ushaka. Ariko guys, mwitonde mudakora amabara. Uramenya utagenda ugakora ibintu nk'umuperezida ukagenda ukamuha ibintu biri aho ngaho bipfuye. Umenye ko cano yawe yagenderamo cyangwa se bakayigufunga. Witonde nshuti yanjye, witonde. Mbere yuko ubukira ibintu uzajya ubanza umenye neza, cyangwa se ukoresha amafoto yawe cyangwa ay'abafamiliye bawe ku buryo bitaguteza ingaru. Bitaguteza ingaru nshuti yanjye. Niba wafashe umwanya ukagira ute ukareba iyi videwo, nizeye ko umenye iyi apu ni iby'agaciro. Wakoze cyane, ndagushimiye, kandi byaba byiza ukoze sheya ku bantu barenze 2, byaba ari iby'agaciro. Inshuti y'Imana, naho bonasi nabateguriye munyandikire muri komenti abashaka videwo nzibakorere mbereke